utegereje nk'abandi bakiranutse aje gutwara itorero nawe ukaza mu izina ryawe. Imana ishimwe cyane. Fata rero urugendo ubane na Yesu uducamo byose, ibigutera ubwoba ntugire ikibazo ugira nacyo. Wowe umureke wenyine yikorera operasiyo y'ibyo bintu byawe byose ufite ku mutima, ubimuhe aba ari we ubiyobora. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turongera kuri Efeso ibice 3 umurongo wa 20. Ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zitukorera. Imana ishimwe cyane. Tujye mu byakozwe n'intumwa kugira ngo tuze guhuza akagana. Naho ni ibice 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 4. Haranditse ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntacyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ahangaha Pawulo yandikiye Abefeso bari mu bihe bikomeye. Ibihe niwe yababwirije ubutumwa batangiye gucika imbaraga. Haleluya. Batangiye guterebuka muri uru rugendo tubamo. Ariko kubera ari umutambyi wari warakiriye agakiza, wari warafashwe n'imbaraga za Kristo, yari yarakomeye muri Kristo, ari umutambyi. Aravuga ngo abantu nabwirije yabarebaga mu buryo bw'umwuka akabona baratendebutse, akabona bacitse imbaraga. Aravuga ngo reka mbandikire, mbahugure, mbigishe muri uru rugendo barimo kugira ngo babashe kwambara imbaraga. Natwe muri uru rugendo tubamo hari aho duterebuka nk'abana b'abantu tugacika imbaraga. Niyo mpamvu tuba twaje ahera h'Imana kugira ngo tubashe kubwirwa ubwiru bw'Imana, kugira ngo tubashe kwambara imbaraga z'Imana tubiheshejwe na Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu reka mbabwire abantu bene data, tujye twubaha abantu bitwa abatambyi. Abatambyi baba barasizwe n'Imana. Umutambyi iyo aguwe ari mu mahoro akwaturaho amahoro, kandi amahoro araza kuko ni abantu Imana iba yarasize kandi barabaye imbaraga kugira ngo babashe kuyobora intama. Imana ishimwe cyane. Nibwo rero Pawulo yateruye amagambo abibutsa ko bwari ubwoko bw'amahanga batari bafite Imana, batari bafite amasezerano yasezeranijwe. Amasezerano usanzwe yari Abanyisirayeli, ubwoko bw'Imana. Arababwira ati nimwibuke umusaraba wa Yesu, nimwibuke. Bene data, tujye tureka gukerereza ubuntu bw'Imana. Arababwira ati ntabwo mwari mufite amasezerano y'ibyasezeranijwe. Haleluya. Ngo ntabwo mwari mufite Imana rurema. Arabibutsa byose. Twese twebwe twari abantu tutari dufite ibyiringiro byo kuzabona Imana. Twari abantu twari ku muhanda. Ngo ariko twigizwa hamwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ayo niyo yadufashe yongera kutugira abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene data, ntitugakereshe ubuntu bw'Imana. Iyo wateremutse ujye wibuka ku musaraba wa Kristo, wibuka amaraso ya Kristo. Ahangaha yarabibutsaga akababwira ngo nimwibuke mwarahuka, ngo twari babiri duhinduka umwe, twegezwa hafi n'amaraso ya Kristo.
Imana ishimwe cyane. Arabibutsa kugira ngo urugendo barimo babashe kwambara imbaraga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Pawulo akomeza kubabwira amagambo meza, arababwira ngo nimukomere muri Kristo. Nimukomere muri Kristo. Nimukomere muri Kristo muzahabwa imbaraga. Aho yicaye areba uwamwemeye akamanuka akamusubiza imbaraga kuko wamwemeye. Niyo mpamvu mbifurije kubana na Kristo ibihe byose. Haleluya. Aho uzajya uteruka, aho uzajya wambara intege nkeya, yaba ari mu burwayi bwaba ari ubundi butayicamo, komera wambara imbaraga uhamagare Kristo aza kuba niyo ntambara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo nimwihute neza mwarabo kudahabwa ibyiringiro by'ejo hazaza. Nta masezerano mwari dufite, twese burundi nta masezerano twari dufite, twari abanyamahanga. Ngo nimwibuka aho yabakuye, mwese mujye mwibuka umwijima Imana yabakuyemo, umwijima Kristo yabakuyemo, akabakura mu mwijima akabazana mu muco, kuko Kristo niwe muco, niwo muco utwakira. Imana ishimwe cyane. Ngo amaze kujya ku musaraba, amaze gutega amaboko, aduhuriza twese kuba umwe. Imana ishimwe cyane. Twari babi aduhuriza kuba umwe. Uriya musaraba niwo watumye aduhuriza kuba bamwe muri Kristo. Natwe tutangira kwambara imbaraga, natwe tutangira guhabwa amasezerano. Iyo tuje hano tuba tuje kubwirwa ubwiru bw'Imana, tuje guhabwa amasezerano y'ubugingo buzahoraho bwo kuzabona Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Mwibasha gukora ibiruta cyane ibyo tusaba n'ibyo twigira rero data. Aya niyo magambo Pawulo yavutse ababwira ngo njyewe nari imbata ya Kristo, ariko ibyo yakoraga yumvaga ko kiranutse, adakorera neza ubwoko bw'Imana, ariko izi mbaraga yarataga nizo zamuteruye zimubwira ibyo yari arimo ko bitari byo, bibasha gukora ibiruta cyane ibyo bisaba. Ibyo yakoze iyo idusaba nizo mbaraga zateruye Pawulo zimugira Pawulo wariwe. Arangije ahita aba imbata ya Kristo. Namwe mube imbata za Kristo. Ibyo mwibwira n'ibyo musaba, ibyo bijyana n'amarangamutima yanyu n'amasantima yanyu, n'ibijyana n'indabo zanyu. Ariko nimureka Kristo akaba n'ubatoranyiriza, muzahabwa ibishitse, ibikwiriye, ibyo abona biri ngombwa musaba. Ibyo ni byo we akwiriye kuba. Izo mbaraga rero nizo zateruye Petero. Tujya noneho mu byakozwe n'intumwa. Petero yagendanye na Yesu, ariko ntiyamenye uwo bagenda. Muri uru rugendo hari igihe byitwa ko twakijijwe, twabatijwe, ariko wa muntu wakiriye nk'umwami n'umukiza ugasigara wiyobora wowe. Petero yagendanye na Yesu, ariko ntabwo yamenye uwo bagenda. Imana ishimwe. We yareberaga, yumvaga ko ibitangaza Kristo yakoraga, yumvaga we ku bitangaza Kristo yakoraga azamuhera umugisha mu kuroba ifi mu bifatika. Niyo shusho yarebaga na Kristo. Ariko Kristo we uko yarebaga ba Petero na ba Yohana ziriya ntumwa zirabambwira, yabarebaga mu yindi shusho, ariko bo ntibabimenye. Imana ishimwe cyane. Ariko igihe kigeze, Yesu amaze kugeragezwa, amaze kujya ku musaraba, amaze kuva ku musaraba, nibwo urebye mu gice cya mbere ngo umunsi wa Pentekote usohoye. Turakizihiza umunsi wa Pentekote, kuzura umwuka wera, kuzura umwuka wera, ukayoborwa n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Ngo uwo munsi usohoye, Kristo abagenderera muri ya minsi 40, ngo abagenderera mu mwuka, abategekera kutava i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Ngo kugira ngo ibyo Data yasezeranije byose
byaciye muri Kristo byose bibanze bisohoke. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo byose bibanze bisohoke. Ngo Yohana yabatirizaga abantu mu mazi menshi, ngo ariko mwebwe muzabatizwa mu Mwuka Wera. Ibyo ni byo Imana yarasezeranyije ibicisha muri Kristo, ariko bo ntabwo bigeze babitahura n'igihe cyose bagendanye na Yesu ba Petero. Ariko ko Yesu yari agiye kuzamuka mu ijuru, wowe barebaga mu yindi shusho, kuko agiye kubasiga bakazakora ubutumwa bw'Imana, bakazakorera Imana. Niryo ryo jambo ritubwira ngo ndagerwa ntabwo nzabasiga imfubyi, nzabasigira Umwuka Wera, bazababwira, bazabakoresha n'ibyo ntigeze mbakoresha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nibwo yababwiye ngo batangira kumubaza bya bibazo bahoraga bamubaza, bumva ko agiye kubasigira ubwami muri Isirayeli, bakarora ubwami. Arababwira ngo ibyo ntabwo bibareba, bireba Imana data. Icyakora nzabasukaho imbaraga z'Umwuka Wera, ngo izo ngizo ngo nizo zizatumira mumpamya i Yudaya, i Samariya no ku isi yose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo izo ngizo nizo zizatuma mumpamya, ngo ako kanya Yesu azavuga indwara z'umuntu. Haleluya. Kuko abo turwana nabo saba umubiri n'amaraso. Abefeso ibice 6 umurongo wa 10. Abo turwana nabo saba umubiri n'amaraso, ngo nabo bafite imbaraga, ngo kugira ngo ushobore izo mbaraga hora wambaye intwaro z'umuntu. Intwaro z'umurimo ni ugusenga, ugasoma ijambo akaba ari ryo rikurwanirira. Nimba Satani ataratinye umwana w'Imana ari we Yesu, avuye mu masengesho y'isi 40, Yesu akamutingisha ngo handitswe gutya, wowe uzamutingisha. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, wowe uzamutindisha iki? Ngo ako kanya ngo bavuye ku musozi wa Elayono, bari iruhande rw'i Yerusalemu, ngo barazamuka bajya muri cya cyumba cyo hejuru. Umusozi wa Elayono bari bavuye gusenga, bavuye kuvugana n'Imana. Iyo uri mu bwiza bw'Imana, iyo ufite igicaniro cyawe gihora cyaka, Imana iramanuka, Umwuka Wera mu kabano. Imana ishimwe cyane. Igicaniro cyawe gihora cyaka, igicaniro kiri muri wowe. Banza wubaka igicaniro kiri muri wowe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo icyo gihe gisohoye cya Pentekote, ngo nibwo haje umuriro, indimi nyinshi ziramanuka, abantu batangira kuvuga indimi nyinshi, ngo zo mu bihugu bitandukanye byo muri Isirayeli batangira kuvuga indimi nk'uko Imana yari yarabivuze. Ngo Abayuda n'abantu bari batuye muri Isirayeli ngo batangira kuvuga ngo mbese ibi bintu bavuga ngo bimeze nk'indimi z'iwacu, ngo ibi bintu ngo ni ibiki? Ngo si bo abantu b'i Galilaya ngo bari baravuga izi ndimi, ngo bavuga iby'Imana ngo bakabivuga mu ndimi? Ngo si bo abantu b'i Galilaya, ba bantu bagendanye na Yesu? Imana ishimwe cyane. Ngo cyangwa ngo basinzihira. Nibwo Petero ahagurukanye na za ntumwa zose, baravuga ngo nimwumve, ngo babwire ijwi rirenga, ngo baravuga ngo aba bantu ntabwo basinzihira. Ngo ibi ngibi byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Imana ishimwe cyane. Ngo mu bihe bya nyuma by'imperuka nzasuka Umwuka wanjye ku bantu bose, ngo abahungu n'abakobwa bazahanura, ngo abasaza bazarota. Byari isezerano Imana yarangije gukora. Niyo mpamvu yo kuba twicaye amateraniro hano, Umwuka w'Imana amanuka, abahanuzi bagahaguruka bakajya mu ndimi, bakavuga icyo Imana yababwiye, icyo Imana baje ku mutima. Ntugakererese icyo Imana ivuze mu materaniro yera y'Imana. Ibyo ni isezerano Imana yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo aba bantu ntabwo basinzihira. Uyu
n'umunsi wa gatatu n'isaha ya gatatu yo ku munsi. Ibi byose byari byaravuzwe n'abahanuzi ba Dawidi, barabivuze basogokuruza Dawidi. Petero atangira kubivuga ngo uyu ni wa wundi amaboko yanyu yishe, amaboko yanyu yakoreye nabi, wa wundi Imana yakoresheje ibitangaza mukamuvuma mukagora iki? Ni Kristo w'i Nazareti yukoze ibitangaza. Ariko aka kanya ibintu biteye ubwoba, abantu bakora ikintu kubw'indamu zabo, kubw'imyanya y'amarangamutima yabo, bakogeza amazina yabo, ari Kristo akagombye kogezwa. Bene data, Imana turengere, tureke Kristo uri muri twe ngabari gukora. Mujye mugisha inama ahantu mugiye gusenga, ntimugahuguke mupfa kugenda iyo mugiye, basi umwuka w'Imana akuyobore. Ngo bari bavuye ku musozi wa Elayono, bavuye gusenga, buzuye ubwiza bw'Imana, buzuye ineza y'Imana. Imana irabayobora, Imana igendana nabo. Imana ishimwe cyane. Ngo batangira gukora imirimo n'ibitangaza ba Petero, ngo mubwiye ko atari bwamenye Yesu wanyina, bari bamaze kuzura umwuka w'Imana, atangira gukora ibitangaza, ibimenyetso. Umwuka w'Imana urabanuka, abantu barakizwa. Bityo gihe abantu 3,000 barakizwa kubw'imbaraga z'Imana. Ubwo ariko Petero n'abantu batangiye kwambara imbaraga z'Imana, batangira kuvuga bashize amanga, nta bwoba bafite, ngo tujye tubashwa gushira amanga, nta bwoba dufite, dufite Kristo muri twe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mbifurije uyu munsi umwuka wera ahantu hose wari warashize Yesu ukirwanirira. Uyu munsi bongere gusura umwuka w'Imana, bongere utunge muri Yesu muri wowe. Nutunga Yesu muri wowe, azakuyobora mu byawe byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo abantu 3,000 barabatizwa, ngo batangira kubaza Petero ngo imitima yabo ijambo ry'Imana rijya ribasha guhindura ibyanze bihinduka, ngo riragenda ricumbye imitima yabo. Ngo babaza Petero n'ababa bigishwa bose ngo none twakora iki? Arababwira ngo nimwihane ibyaha byanyu, nimurangiza mwemere hakiri Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi abantu babatijwe mwateye intambwe ikomeye cyane. Haleluya, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ngo namwe muzahabwa ibindi bimureba, muri sezerano ry'abasezeranije, mwebwe n'abana banyu, namwe muzuzura umwuka wera. Ngo ba bantu barabatizwa, ngo bagahora bumva buri gihe ibyo abigishwa bigisha. Imana ishimwe cyane. Bagahora bafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, kuko bari bamaze kumva ijambo ribacuza umutima, bumva bongeye ubwiza bw'Imana burabamanukira, ngo bagahora basangira ibyo bafite. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi bifurije kongera kuzura umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko umuntu wese waba uri hano, kugira ngo abashe guhabwa nawe kuri iryo sezerano, umuntu wese waba wicaye hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yaragira urutoki rwe. Ijwi ari igihe ritazaza. Bene data, ese mwarabatijwe? Utarabatizwa nashyira urutoki hejuru. Murifuza kubatizwa, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Imana ishimwe cyane. Tubonye undi munyama, dukomere Imana amashyi. Ngiye kwiginga umushumba, araza abatuze. Ikindi kintu saba umushumba ni ukugira ngo adusenge ahantu hose waba waragiye mu matiku ukajya mu magambo y'ibidahesha Imana icyubahiro, kuko umuntu wuzuye umwuka aramwongerera. Washaka kuvuga uti sigaho, reka uravuga iki? Ahantu hose waba warashize Yesu ku ruhande, wowe
bishaka ko umushumba dusengera. Muzi imbere abashaka kwakira Yesu Mwami n'Umukiza. Noneho umushumba aza kudusengera ahantu hose twaba twashyize Yesu ku ruhande. Abandi bashaka kwakira Yesu Mwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, nimuze mwese ibyiza n'iby'igiciro. Hari ijambo rivuga ngo amavi yose azamupfukamira kandi indimi zose zizatuma ko ari umwami. Yesu nashimwe. N'undi abasigaye abo nawe yaza nta kibazo. Uyu munsi ni umunsi mwiza. Amena. Ngo mu ijuru impundu ziravuga iyo umunyabyaha umwe yihana. Aba ntabwo tubashinja ko ari abanyabyaha, ahubwo ni ibyaha kavukire byo mu isi, bya bindi dukombora kuri Adamu na Eva, sibyo? Kuko iyo utarakira Yesu Mwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, bisobanurwa ngo ubukiri mu bisekuruza byo kwa Adamu. Bya bisekuruza byo kwa Adamu rero ni ijambo ry'Imana tuvuga ngo twese twakoze ibyaha ariko ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Bisobanura ngo rero nubwo wakwiba wirinda gukora ibyaha ariko ufite n'ibyaha by'imugu. Ibyo nibyo bituma utabasha kuba wabona Umwami Imana, kereka ubanje kwakira Yesu Mwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe kugira ngo akubabarire bya byakubora ya migozi ya karande akavukire ya gora Adamu na Eva twakokutseho, ariyo yayindi itera urupfu. Ariyo Imana yabwiye Adamu na Eva avuga ngo nimuramuka muriye kuri iki giti no gupfa muzapfa. Ntabwo ari ugupfa kubw'umubiri gusa, ahubwo ni no gupfa mu buryo bwo mu mwuka. Ariko abangaba ntabwo tuvuze ko batazapfa, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo bazapfa. Yesu nashimwe. Kuko bakuweho icyaha cya karande gitera urupfu rwo mu mwuka. Urw'umubiri rwo ni ibisanzwe, uwavuye mu gitaka wese agomba gusubira mu gitaka. Reka rero tubasengere bambe tubaze bature. Yesu nashimwe. Ntabwo tubatuza ngo tubatuze ibyaha, ahubwo tugiye kubafasha gusenga kugira ngo babashe kwatura kwakira Yesu Mwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo. Amena. Nta wundi usigaye. Erega ni amahirwe. Hari igihe Yesu yabatinze ariko urupfu rwo ntabwo rutize. Yesu umukanya gato akabasha kw'ijambo rye aratubwira ngo nk'uko umuntu akubita inkweto zine cyangwa se uko umurapira mwiza mu cyerekezo cy'ukabonekera mu kindi, niko no kuza k'Umwana w'umuntu bizagenda. Ariko wakumvira ijambo ngo birarangiye. Amena. Yesu nashimwe. Amena. Mwiteguye kwakira Yesu Mwami n'Umukiza w'ubugingo bwanyu. Mwiteguye kureka za kamere zanyu no mugakurikira iby'umwuka abategeka. Yesu nashimwe. Kuko gukizwa ni uguhinduka kandi ugahindukira. Ni ukuvuga guhinduka ni ukuvuga ngo niwagendaga muri iyi nzira ugahindukira ukagenda muri iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo iriya nzira wagendagamo niyo muri iyi si y'ibyaha, none ugiye gutangira inzira y'ijuru, sibyo? Ni ukuvuga ngo bya kera mugomba gutandukana nabyo. Simvuga ibyo imirimo y'amaboko yanyu, ahubwo ibyo mwakoraga bya kamere yanyu nibyo tugiye gutandukana nabyo. Ibyo byose rero ni ibibi bimwe bibabaza Uwiteka. Muraza kubisoma Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugera ku wa 20 muze kwasoma, sibyo? Haravuga ngo dore imirimo ya kamere ni kwiba, kwica, gusambana, kuroga, kwirema ibice, intonganya, amagambo mabi n'ibindi bisa gutyo. Ngo ndababwira uko navuye kuva kera ko Yesu aricyo nabasigira bagira gute barakubwami bw'Imana, sibyo? Ibyo rero buri wese arahita ibyo yumva yakoraga abireke. Reka tugiye gusengera hamwe kuko ntimwamenya ko yenda kwiyobora mu isengesho, ariko ugiye kubayobora kugira ngo muzajye gusubiramo ibyo ngiye kuvuga, sibyo? Sibyo? Muri muranya vuga uti Mwami Yesu, nje imbere yawe, nari umunyabyaha, ariko kuva uyu munsi numvise ijambo ryawe, nsinzwe naryo, nemeye kwihana mu mutima wanjye.
ibyaha nagukoreye byose. Hari ibyo nzi, hari n'ibyo ntazi, hari ibyo nibuka, hari n'ibyo ntibuka. Ibyo byose Mana ndakugize ngo ubinyuze ubinyeze, unkureho inzandiko z'urubanza zandega. Uzi Mana Grosse utemye ndakubura n'amazuru kandi ntuzongere kubyibuka ukundi ko mutavuga. Ndakwinginze andukura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko mwakire umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndakwinginze uyobore ubugingo bwanjye uhereye none kugeza igihe uzagarukira cyangwa se mvuye muri iyi si. Ku munsi uzahamagara amazina y'abera, nanjye zumva ijyanjye nitaba. Imbaraga zo kubishobozwa kandi ucira inzira kugira ngo mbashe gukora ibigutunganira biguhesha icyubahiro. Urakoze Mana kubw'abana bawe bamaze kwatura imbere y'ubwiza bwawe ko wakakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo mu mitima yabo. Ndakwinginze ngo wanagure inzandiko zose, ibyaha byose byawe bagaragara imbere yawe, inzandiko zawe reka gusemburira kumwe n'amazungu, ntuzongere kubyibuka ukundi. Ukimara kuboza no kubeza, ndakwinginze ngo wandukure amazina mu gitabo cy'urubyandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko babaye abawe uhereye none. Baha imbaraga rero zo kugukorera no kugutunganira no kugukiranukira. Ubarinde ikibi n'igisa n'ikibi. Satani arafushye agiye kubarwanya cyane, ariko ndakwinginze ngo ubarwanire, ubahe imbaraga zo kunesha ikibi n'igisa nacyo. Kandi ndakwinginze ngo Mana Umwuka Wera abamanukire, azajya abigisha, azajya abafasha, azajya abayobora, azajya ababera umufasha muri byose. Uri Imana yumva gusenga bashyize mu biganza byawe. Ndakwinginze ngo ntubabe kure, ahubwo ubagire neza, bakugiraho umugisha, bagendane na bazajye bumva ijwi ryawe, ubaganirize mu izina rya Yesu. Bagiye gusubira inyuma, ubafate ukuboko, ubakuze muri uru rugendo kugeza igihe bazagera ku kigero nyacyo cyo kuba mu izina rya Yesu bagomba guhamya kandi no kugukorera. Uri Imana yumva gusenga, urakoze ko bikoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kuva uyu munsi murakijijwe, mubaye abana b'Imana. Yesu nashimwe. Kuva uyu munsi murakijijwe, mubaye abana. Ni ukuvuga ngo ibya kamere birarangiye. Rero nimwongere kugira muze kureba mwarimu abandike abatangire kugira ngo babigishe inyigisho z'umubatizo, kugira ngo dutangire urugendo nk'uko abagabo nabo bamaze igihe biga. Uyu munsi babatije sibyo kubatizwa no kugira ikimenyetso cya Kristo. Tugomba kugira ikimenyetso cya Kristo mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose, aho turi hose. Imana ibamugisha kandi bagire neza. Ndumva ari ibyo. Hari abandi bisubire mu byicaro, hari abandi bagiye mu ntege nke bavuze ngo dusengere, bahaguruka nabo tukabasengera. Ntabwo twiwe tuvuga uko byagenze. Umuntu wese yumva yagiye mu ntege nkeya nahaguruke tumusengere. Imana imwandike imbaraga ku ijambo ry'Imana, tubamushuzwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haguruka tumusengere buri wese. Mana Data twese uri mu ijuru, nsengera buri wese ahagaze hariya, dore yasubiye inyuma mu buryo bwo mu mwuka, ariko mu izina rya Yesu ahagaze imbere y'ubwiza bwawe bakwiga kugira ngo ngere batabare barengere aho bagenze nabi, bavuze nabi, bakoze nabi. Mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo ubabare gukiranirwa kwabo kose bose beza, aho bahagarare badatsinzwe n'urubanza, ahubwo imbaraga zawe zibarwane, imbaraga zawe zibayobore, imbaraga zawe zibashyigikire muri byo, kugira ngo ibitero by'abasimu n'abadayimoni byatumaga basubira inyuma ntibizongere kugaruka ukundi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndakwinginze ngo Mana bahe imbaraga, bahe ubushobozi bwo kurwana n'icyaha no kunesha icyaha, kandi ubane nabo ku manywa na nijoro. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kugira ngo batongera gusubira inyuma, kandi na wa muzi wo gusharaga muri bo wongere uburandu aho watuma basura mu byo bari barihanye. Uri Imana yumva gusenga, wowe imbaraga Mana, wongere ubuzuze, wongere Mana ubagarukire, wongere uvugane nabo, wongere Mana ubagire inama, wongere ubayobore, wongere bumve ijwi ryawe mu izina rya Yesu, kandi ubahe imbaraga zo gutinya icyaha n'igisa nacyo. Mu izina rya Yesu bagukiranukire, bagukorere, bagukiranukira muri byose. Mana mbakire imbaraga, bahe imbaraga, bashoboze kutongera gusubira inyuma uhereye none, ndetse Mana n'iminsi bashaje kuri
ubugingo cyangwa muri ubuzima bwabo, reka bagende bagukiranukira, ubagirira neza, ubuzuza imbaraga, ubafata ukuboko, ubamurikishije amaso yawe hera, kugira ngo batagwa mu myobo Satani aba yabateze cyangwa mu mitego. Urakoze Mana kuko wamanura imbaraga, urakoze ko ugiye kubagaragaza ikimenyetso cy'amaraso yawe, urakoze ko abadayimoni bari barinjiye muri bo basubizaga mu byaha, kubasohoye umuriro bakaba batwitse. Urakoze Mana ko ugiye kongerwa imbaraga zo kongera gutinya icyari gisa nacyo. Urakoze ko nawe watubereye Mana, watubereye kubugamo mwami, ntuhabwe icyubahiro. Tugeze mu kanya keza rero amaturo amashimwe ndetse n'ibyacumire kunyemerere buri muntu wese uri umugisha, kandi bagurire amarembo bakuremo kandi bakuremo inzitizi zose Satani yashaka gushyira muri bo, bashyigikire kandi batagize icyo babona, ubacirira kuko uri umunyembaraga. Urakoze kuko uri umwami wo gusenga mu izina rya Yesu, amen. Aleluya. Yesu nashimwe. Twebwe ko tuhagaze hano imbere yanyu ni Choir Believers, korali y'urubyiruko mu itorero Siyoni. Uyu munsi twifuje natwe kuba twashima Imana. Ni ubwa mbere tuhagaze hano imbere dushima Imana nubwo duhagaze nka korali, ariko dufite ibyishimo bikomeye cyane, ahari wowe udashobora kubimenya, ariko twebwe ni byinshi turimo dusobanukirwa. Icya mbere dushima Imana yuko mu mavuna twakoze cyangwa se muri uyu murimo twatangiye, hari imbuto nyinshi twagiye tubiba ndetse n'umusaruro ugenda uboneka. Ibyo ngibyo ndabinginze mu mpera Imana icyubahiro. Icya kabiri, burya ni urugendo rutoroshe kuba wafata inzira yo kuba wakigisha abana ku buryo bafata umwanzuro wo kubatizwa, bakava mu nzira mbi, bakava mu bintu byabayobya, bakaza mu nzu y'Imana. Tudatinze dushima Imana yuko twabashije kubatirisha abana babiri muri korali yacu. Munkomere Imana amashyi menshi cyane. Ndetse nyuma y'ibyo twaratekereje dusanga abana bacu kubw'icyo gitekerezo cyiza ndetse no kwemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari akantu gato twagiye tubategurira. Twongere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Ndumva nta byinshi mfite navuga nonaha, ariko nanone nshimira ababyeyi b'abana tuba turi kumwe, tuba mwakomeje kudushyigikira muri gahunda zacu. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi mukomeze mutubere ababyeyi beza, natwe tuzakomeza tubabere abana beza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Korali Believers, Imana ibaha umugisha. Mujye mu myanya yanyu, abafite ituro kandi
nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Mbere na mbere dushimiye Imana ko yatwemereye guterana uyu munsi wo ku cyumweru, kuko ni ubuntu cyangwa se ni ukugira neza kw'Imana, sibyo? Wowe yemereye, niho bajya za Rusororo, hari abajya za Nyamirambo, hari n'abajya za Mageragere, hari n'abajya za Yehuse, ariko yakwemerera kuba uri mu nzu y'Imana. Imana rero ihabwa icyubahiro kubera ko itakwemereye kurya hamwe muri abo. Hari abajya za CHK, za Roi Faisal, za Hôpital Militaire, ariko twebwe yatwemereye ko tuza mu nzu yayo. Amena. Iryo rero nishimwe tugomba kuyishima kuko yakoze ibikomeye. Amena. Yaratwimanye, hari n'ibindi ngo yaratwimanye uwo mwami Yesu. Amena. Haleluya. Nitwabaza twaye icyubahiro se koko yatwimanye. Yesu nashimwe. Si uyu munsi gusa kandi baracyatwimanye. Si uko ibitero bibuze, si uko abarozi babuze, si uko abanzi babuze, si uko ibiguhiga bibuze, si uko ibikurwanya bibuze, ahubwo ni uko yakwimanye. Amena. Nuko yageze gute? Yakwimanye. Hari ibiro, hari abari mu nduru, hari abari mu marira, hari abari mu bibazo bigiye binyuranye, ariko si uko aricyo tubasumbya, ahubwo ni uko yatwimanye. Yabaye mu ruhande rwacu, abanzi bacu baratatana, cyangwa se imitego baduteze, ibyo bagambiriye, inama zabo, imigambi yabo, Uwiteka agira gute? Ayipfusha, ayitesha agaciro, abipfusha ubusa. Niyahama, niyasohora. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka twongere tumuhe icyubahiro. Reka dusome amagambo ari hano mu gitabo cya Samweli. Samweli wa mbere igice cyaho ni cya 9. Paje ni 237 mu isezerano rya kera. Reka dusome neza. Duhere ku murongo waho wa 9 cyangwa duhere ku wa 19. Reka duhere ku wa 19. Duhere ku wa 19. Hageze ngo Samweli aramusubiza ati, erega nige bamenya, none jya imbere tujye ku kanunga, kuko uyu munsi muri busangire nanjye, maze ejo mu gitondo nzagusezerera ngusobanurire ibiri mu mutima wawe byose. Murongo wa 20. Ngo kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntiziguhagarike umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo mu Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so yose. Amena. Tugere kuri 21. Maze Sawuli aramusubiza ati, mbese sindi umubenjamini wo mu muryango muto mu muryango mu Isirayeli? Kandi se inzu yanjye siyo iri inyuma y'ayandi mazu yose y'Abebenjamini? Ni iki gitumye umbwira bene ibyo? 22. Maze Samweli aherako ajyana Sawuli n'umugaragu we, abinjiza mu nzu y'abashyitsi, abicaza ku ntebe z'icyubahiro, mu basangwa bari nka 30. Maze Sawuli abwira umunyagikari we ati, zana umugabane naguhaye nkakubwira kuwuhisha. Nuko umunyagikari aterura ukuguru n'ibyapo byose abihereza Sawuli. Maze Sawuli aravuga ati, ngurwo urwisho rwawe, tereka imbere yawe urye, kuko wabihishiwe bikarindira igihe cyategetswe. Haleluya. Kuko wabihishiwe bikarindira igihe byategekewe. Kandi Imana yacu icyubahiro. Amena.
baje kubakira mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo mbasuhuza abanyamahanga. Haleluya. Dushimira Imana rero ko twemere kuba turi hano tuhagaze mu mwanya mwiza wo kuvuga iby'Imana baya message bayaduhaye kugira ngo tubabwire, kuko Imana si umugabo w'injajwa ngo itumire abantu gusa, kandi nta n'uwaje imbere yayo ngo atahe uko yaje. Yesu nashimwe. Dushimira Imana rero ku bw'aya magambo ariko message zikomeye cyane. Iki ni igihe Sawuli mwene Akishi, indogobe za Akishi zari zarabuze, ngo noneho Sawuli ajya kuzishaka n'umugaragu, ngo aragendagenda imisozi n'udusozi, amara iminsi 3 atararuhuka akizishaka. Haleluya. Atararuhuka, ko ijambo ry'Imana ritwereka yuko nta n'uyigeze arara, nta n'uyigeze yicara aruhuke, ahubwo agumye ashakashaka, bitewe n'uko indogobe zase zari zimuhagaritse umutima. Ari nayo mpamvu Sawuli yamubwiye ngo iby'indogobe ziguhagaritse umutima, haleluya, zatumye utaryama zigatuma utaruhuka, ukamara iminsi 3, iby'indogobe ubishyize ku ruhande. Haleluya. Hari ibintu dukwiye gushyira ku ruhande uno munsi, haleluya, kuko hari ibindi Imana ishaka kugira ngo izane ku buzima bwacu. Amen. Haleluya. Hari ibyo tureba nk'indogobe, hari ibyo dushyize imbere ku bwacu, ku bw'ibitekerezo byacu n'imitima yacu n'ubwenge bwacu, ariko Imana yabirebayo ikabona ibyo ngibyo si byo by'umumaro, ahubwo hari ibiri inyuma bigishwa hanze. Yewe nawe Imana icyubahiro. Haleluya. Noneho mu bigendo Samweli na Sawuli yavuze ngo abwira umugaragu we ati ese izi ndogobe ko twazishakishije tukagenda Isufi, tukagenda mu misozi y'Efurayimu, tukagishesha, tukajyayo iyo misozi tukayizunguruka, ko ariho twari kuba tuzi ko twazibona, ko turuzi tuzibuze, tugire gute? Amen. Hari abantu bari babuze uko bagira. Yesu nashimwe. Hari abantu hano bari babuze uko bagira, ariko Uwiteka avuganye namwe none. Haleluya. Wowe uri kugira ariko Imana nijye uri kwigenza, kandi nijye uri kwigenza abantu bayo. Nijye uri kwigenza abantu bayo. Dawudi yatabona umusore none agashaka, ntabwo nigeze mbona umukiranutsi areka, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Abakiranutsi bano tuzabura icyubahiro cy'Imana. Navuze abakiranutsi. Iryo sezerano ni iryanyu n'abanyu. Amena. Dawudi yavuze abakiranutsi, ntabwo yavuze abateranye, ntabwo yavuze abaje mu iteraniro, yavuze abakiranutsi. Turumvikana? Abakiranutsi baranumurahiriye. Haleluya. Kuko Imana ibabereye maso, nawe ushaka gukiranuka uyu munsi, nawe aracyari ibyiringiro, kandi amarembo aracyuguruye. Yesu nashimwe. Amena. Hanyuma ngo Sawuli abaza umugaragu we ngo none tugire dute ko indogobe zibuze. Sawuli noneho abwira umugaragu we, umugaragu abwira Sawuli ngo hano kuri umusozi hari umuntu witwa Bamenya, tugende tujye kumubaza iby'izo ndogobe. Yesu nashimwe. Haleluya. Banditse uyu munsi ku buzima bwawe, Uwiteka aribusobanure. Haleluya. Hari ibyananiranye umunsi Uwiteka ari bushyire mu murongo, hari ibyo wahoraga nta nzira, uyu munsi Uwiteka ari buca inzira. Yesu nashimwe. Ngo baragenda, ngo bageze kwa Bamenya, nta nubwo bigaragaza ko Sawuli yari amuzi, ahubwo ngo bahagera hano ku murongo wa 19 twatangiye, ngo Bamenya niwe wababwiye ngo reka nijye Bamenya. Haleluya. Nijye baje gushaka. Hari ibintu Imana igiye kuyobora iwawe bikaza bigushaka mbere y'uko ubishaka. Haleluya. Biraza byisobanura, ntabwo uri bugomba kwisobanura, kuko Uwiteka yabikoze. Niba ubyumva mu icyubahiro. Yesu nashimwe. Amena. Ngo none Samweli ngo abwira Sawuli ngo reka nijye Bamenya.
ahamagara Sawuli ngo aramubwira ngo reka injira mu nzu, arangije ngo amwicarika amujyana mu nzu cyangwa se mu cyumba cy'abashyitsi, ngo abantu bajya nko kuri 30, ngo hanyuma ngo amwicarika ku ntebe y'icyubahiro abaye butare. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Bamwicarika ku ntebe y'icyubahiro. Reka mubwire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, haleluya. Imana ije kugukura abana b'abantu bagushize. Imana ije kugukura ahantu abantu bakwicaritse barakuzingamika, bakwicara hejuru, bakugira ikiraro, ariko umugambi w'Imana. Haleluya. Imana ije kwicara ku ntebe z'icyubahiro bitavuye ku by'abana b'abantu, ahubwo bivuye kuko Imana ariyo yabigambiriye. Yewe abashaka icyubahiro ngo Imana icyubahiro. Yesu nashimwe. Ngo mwicarika ku ntebe z'icyubahiro. Reka mubwire inshuti y'Imana, aho Imana iguhamagarira ntabwo ari ukwajya gusa, ahubwo ufiteho n'umugambi mwiza. Ntabwo yarangije abwira Sawuli, aramubwira ngo mbe Sawuli we, iby'indogobe zari ziguhagaritse umutima ntizongere kuguhangayikisha, uyu munsi ni uwa gatatu zarabonetse. Haleluya, haleluya, haleluya. Aramubwira ngo tuzi umutima, uyu munsi ni uwa gatatu indogobe zari zimaze iminsi itatu ziguhangayikisha umutima zamaze kubona. Uyu munsi humura, mbere y'uko Uwiteka akora ibikomeye arabanza tuzi umutima wawe. Icyari gitumye umutima uhagaze, Uwiteka abanje kugikuraho. Niba ari inzara arabanza kugaburira, niba ari imyambaro arabanza kwambika, niba ari akazi arabanza akaguhe, niba ari school fees y'abantu ayitanga, niba ari amadeni arabanza yishyura. Umutima wawe ubanza utuze, hanyuma akora ibintu bibona neza. Haleluya. Abikora bigaragara ubwitegereza. Yesu nashimwe. Aramubwira ngo iby'indogobe tuza, uyu ni umunsi wa gatatu zarabonetse. Amaze gutuza umutima, Yesu nashimwe. Arangije aramubwira ngo ese ubundi urinda uhangayika umutima, iby'igikundiro, ibyiza byose by'Isirayeli bibikiwe. Hari ibintu wabikiwe utaramenya disi, ariko uyu munsi turamenya amakuru. Haleluya. Hari ibintu wabikiwe utaramenya, kandi impamvu wabikiwe, impamvu wabishiwe ni uko, haleluya, Uwiteka yanze ko abazimu n'abadayimoni bamenya amakuru. Yabimye amakuru. Ijuru ryimanye amakuru yawe, kuko riyaza abakuzungurutse uko bangana, ziriya imbaraga ziguhiga uko zingana. Yesu nashimwe. Ariko ijuru ryimanye amakuru yawe. Haleluya. Ijuru ryimanye amakuru kugira ngo abarozi bataguruka, niba bakurageshaga ibyo mu Bugarama cyangwa se iby'Ikibungo, batajya muri Tanzania aho bikomeye. Si byo se? Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Umuntu uyu munsi ijuru ryimanye amakuru yanjye ku banzi banjye. Ko mutabivuga ariko ijuru ryimanye amakuru yawe ku banzi banjye. Ijuru ryimanye amakuru mu izina rya Yesu. Haleluya. Amakuru azabatungura uwo munsi byasohoye. Amakuru azabatungura uwo munsi byarangiye. Amakuru azaba, haleluya, batungurwe muri make. Ngo noneho Yesu nashimwe. Hari ijambo rimwe nshaka kugira ngo wumve. Ngo Samweli ajyana Sawuli ku kanunga. Hari akanunga dukwiye kurira uyu munsi kugira ngo twumve amabanga abandi batigeze bumva. Hari akanunga karuta utundi tununga. Hari akanunga gasumba utundi. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ngo Samweli abwira Sawuli ngo nituva kuri ako kanunga. Yesu nashimwe. Haleluya.
ariko namubwiye icyo amujyaniye ariko arajamba ngo nituvayo ngo ejo nzakurikiza utahe bizaba birangiye ejo. Hari inama Elisa yabwiye Samariya ararindira aravuga ngo ejo ku irembo ry'i Samariya ejo muri iki gihe irembo ry'Ebenesayiye izabura shekeli imwe. Haleluya, reka Imana yacu icyubahiro. Iyo ugiye gusoma amagambo kuri titire y'amagambo aho ngaho ndababwira haraga mu Samariya hatabarwa. Uyu munsi ni ugutabarwa kwawe, uyu munsi ni ukugirwa neza kwawe, uyu munsi ni ukuregerwa kwawe, uyu munsi ni ukubaza byateza kwawe, uyu munsi haleluya ni ugusurwa n'Imana kuruta gusurwa n'abantu. Uyu munsi Imana ni umushyitsi wawe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ngo bavuye ku Kanuga ngo baragenda ndo ndihuta. Yesu nashimwe. Tupane ijambo rero rigira igita cyane. Hari mesaje sinduka n'abayisura. Yesu nashimwe. Haleluya. Ngo bakimanuka ngo araza ngo yinjirana na Sawuli ngo aragenda. Haleluya. Reka nimbagishe uyu nguyu ngo aragenda abwira umunyagikari ngo aramubwira ngo uri mu byo nakubwiye. Amena. Aramubwira ngo genda uzane rwa wisho rwanjye. Haleluya. Ngo maze umunyagikari aragenda ngo aterura akaguru n'ibyapa byose ngo yizanira. Haleluya. Bakiriza baramubwira ngo wihereze Sawuli ngo hanyuma ngo yitereke ajye. Haleluya. Hanyuma ngo Samweli ngo aramubwira ngo ibi ngibi nibyo wahishiwe ngo kandi bigomba gusorwa mu gihe byategekewe. Haleluya. Si ibya none byahishwe kera, si ibya none byaragutegereje, si ibya none Imana yabitekerejeho. Nubwo bakureba gutyo, nubwo bagufata gutyo, nubwo bakwibeshaho gutyo, hari ibyo wabikiwe kandi wahishiwe. Bakagufata uko bashaka ariko hari ibanga bataramenya, hari ibyo bahishwe. Haleluya, haleluya. Ntabwo bazi yuko hari uwishe Imana yawishiye. Haleluya, haleluya. Niba ubyumva ngo utararusha Imana. Haleluya. Hari uruhisho Imana yawishiye rurinzwe n'abamarayika. Haleluya. Igihe rero kirageze, igihe kirasohoye yuko Imana ibwiye abamarayika ngo nibaguterurire uruhisho rwawe wahishiwe ngo kandi baruzane atabuzemo na kimwe. Nagira ngo mubwire ibyo Imana yawishiye byose. Nta murozi uzakura akabanga, nta mupfumu uzakura akabanga, usibye nawe nta n'umumarayika uzagabanya na gato. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Agiye kubigushyira imbere ntabwo ari undi. N'Uwiteka agiye kubishyira imbere yawe, ntabwo azabishyira imbere y'undi. Agiye kubigushyira imbere narangiza kuba ngaho itereke. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbabwire akantu gatoya. Uruhisho rw'Imana yawishiye urwo rubasohoye kandi rugiye kwemeza abatakwemeraga. Rugiye kubemeza bamenye ko wasenze.
cyitwa Kanani. Haleluya. Iranababwira ngo ni igihugu cyiza kirimo amata n'ubuki, kinini kandi kigari. Uyu munsi hari amabanga y'Imana igiye kukubwira y'ibyiza, y'ibigari, y'ibyagutse, haleluya, y'ibinezeza umutima wawe. Amen. Haleluya. Ngo nibyo wahishiwe kuva kera, ngo byarindiriye igihe byategekewe. Haleluya. 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 Reka mubwire inshuti y'Imana, ibyo ngibyo kuva kera byari biri mu ibanga ry'Imana, kugira ngo izabiguhishurire umunsi umwe, kugira ngo ubisohoze mu gihe cyategekewe. Byari bikikurindiriye, byari bikikurindiriye. Haleluya. Haleluya. Byari bikikurindiriye ngo uwo mwana ajya mu butayu, ngo arakuraguza imbaraga z'umwuka n'umubiri, ngo kugeza igihe yerekewe iki? Yerekewe Abisirayeli. Nawe igihe cyo kwerekanwa kirageze. Igihe cyo kwerekanwa kirageze. Igihe cyo gutambagira umurwa kirageze. Igihe cyo gusorezwa ibyo wahishiwe kirageze. Kuko ngo bigeze igihe byategekewe kugira ngo bihabwe. Ngo Samweli abwira Sawuli, aba n'umunyagikari, ngo genda ukore bya bindi nakubwiye. Haleluya. Umunyagikari agendana uruhisho. Reka nkubwire inshuti y'Imana, ku buzima bwawe warusha Imana wishe, ku rugo rwawe warusha Imana wishe, mu nzira zawe rwagataza warusha Imana wishe. Humura si uko bizahora. Haleluya. Amateka yawe ya kera ararangiye, ahubwo Imana. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire, ntabwo byigeze byasasa. Ibi mubona ubu ngubu turi byarashashijwe, sibyo se? Byagize gute? Byarasashijwe, byagiye ku karubanda. Haleluya. Uyu munsi Siyoni Imana ikagenda. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire, hari igihe wagiye kunyuzamo ukagura agapataro cyangwa ukagura agakote, ukagura akarima cyangwa ukagura akabugu. Haleluya. Haleluya. Ukarya ugashima Imana uti uyu munsi Imana urakoze kumva ariko ntaherukaga. Oya, si aho bicira, si aho birangirira. Uruhisho ntabwo ruraza. Baza. Iyo ni Imana yo mu butayu burimo, ariko tugiye kwambuka Kanani. Ijambo ry'Imana tuvuga kuko mugiye kwambuka. Haleluya. Ubwo mugiye kwinjira mu bwisho bwahishiwe. Haleluya. Reka mbabwire, Yesu nashimwe. Ujya usenga Imana ikakunyuzamo imiyaga ukumva urorohewe, ejo bikongera bigasubira. Amena. Impamvu byongera bigasubira ni igihe. Haleluya. Haleluya. Nubwo tukiri mu butayu, turacyashaka indogobe. Mwaragenda aterura akabundi byako byose, mwaragateka imbere ya Sawuli, mwaravuga ngo itere kurye, ngo kuko n'ibyo wahishiwe ngo byari byarategerejwe igihe byategekewe. Haleluya. Haleluya. Reka mubwire ngo ibyawe ntabwo bigiye kuza ibice, ahubwo bigiye kuza byose. Hanyuma witereke urye, kuko byari byarateganyijwe kandi igihe cyacyo kirasohoye. Haleluya. Iki ni igihe cyawe cy'amasezerano y'uko asohoye. Iki ni igihe cyawe cy'ibisubizo ko bije. Iki ni igihe cyawe ko urwaye bukize. Iki ni igihe cyawe ko inzara irangiye. Iki ni igihe cyawe ko amadeni yawe arangiye. Iki ni igihe cyawe cy'uruzerero ko rurangiye mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka atari ibyo yari yafashe byose. Haleluya. 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 Haleluya.
indwara ya diyabete. Urumva nubwo utarubizi kuriho no gutaruzi kwenda iri mu nzira, ariko Uwiteka araguhaye kurinza ari gukije mu izina. Urumva hari ikintu Yesu arayikurinze rero ari gukije pe. Ikindi kintu cyo kubagaza ukumva ugashaka kwikubita hasi, ukumva urasa n'uzungu isereri, uzungu urakiza isereri urakiza. Hari igihe ujya uhagarara ukumva ufite ikintu isereri, ukumva biragufasha n'umugongo nawe ntacyo nawe. Amena. Ukumva ugize isereri, ukumva urashaka ikintu wafata kugira ngo utekubita hasi. Ikintu cya gatatu sikaba ugashira amano. Ugira ikibazo cyangwa ugisare kaza no mu maso. Isereri yakubanye isereri. Nari maze n'iminsi ndwaye umugongo, nahagarara nkumva n'amaguru arangiye. Ubu ngubu sinabashije kwikambara kuba nazangara. Umugongo uriho urakurya se? Umugongo wari naje njya rwose. N'ubu ugeze hano urakira? Muri koro. Wageze hano umugongo urakira? Ariko waje kurya? Waje kurya? Naje njya nari maze igihe, nari maze n'iminsi naryamye. Aryamye. Reka twirukane izo mbaraga mu izina rya Yesu. Sibyo? Haguruka tumusenge. Haleluya. Amena. Hano nako karakurya. Reka dusenge byose biragire mu izina rya Yesu. Amena. Mana data twese uri mu ijuru, sengeye uyu mugabo imbaraga zose zamurwanyaga z'uburwayi, zambigaga zose z'uburwayi ndazinanije mu izina. Mpamagaye imbaraga zawe kuri bo, mpamagaye imbaraga zikiza, imbaraga zibohora umugongo, zibohora umutwe, zirukanira sereri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ariko uze ko numva ko numvise urya unarota urarutaka. Kuzindura bijya bikubaho? Byo ntabwo bimbaho. Umva bimeze gute ko mbonye urota urikana kuzindura? Byo bizi. Ni imbaraga z'umwijima ntacyo ushobora no kutabimenya kuko n'ubundi uri urota, ariko mbonye abasimu bagutera mu ijoro uryamye, nkabona barakurikagura, nkabona uriho urahera umwuka. Usa naho usa n'umuntu arura ahantu cyangwa se uvuye ahantu. Ibyo bijya bimbaho. Turemeye mwize tureke bibi. Mana ukiza imyuka yose, imbaraga zose zamuteraga, izamunikaguraga, izamuhizaga umwuka, izabuzaga mu izina rya Yesu, zikaza ziyorosha ijoro, zikaza mu basimu n'abadayimoni bitwikiriye ijoro. Iyo mbaraga zose nazinanije gukora kwazo kose nakunanije mu izina rya Yesu. Ndabohora umubiri we mu izina rya Yesu. Ndirukana buri gitero cyose, ndakubita hasi mu imbaraga zose. Negetse umugongo we muzima, negetse akaboko kari kazima, negetse umutwe isereri nayirukanye abasimu n'abadayimoni b'isereri. Ibitero byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti byashaka kumugaza, iyo mu izina rya Yesu diyabete ndayinanije, ndayirukanye, yohereje ikuzimu kwa Nyamutezi. Urakoze kumuhoye mu izina rya Yesu. Amen. Ntekereza n'uri kuza ngaha mu gitondo naryamye, madamu agiye kuza gusenga, ndavuga ati ariko nanjye wakweguka tukajyana gusenga. Aravuga ati se ubu koko urumva urabyemera noneho? Ugira ati jyewe ndabyutse mpita mutungura we yarangije no kwambara, ni nanjye wanamukereje. Mpita nambara turazana kuko nari maze iminsi 3 ndwaye. Umura imana yawe yarangiye. Akaboko bakameze gati. Numva ntabasi. Yesa. Gira n'umutuzo guzeho. Urumva ikibazo. Urumva nta kibazo. Oyi wageze
uwageze isoni wese ntabazi yicaye Imana yarababikiye kandi mugiye kubyakira byose hatabuzemo na kimwe utekereze haleluya nubwo abazimu bahaguruka umigambo itari tubwire natwe kutabazaze wagaze umutima ntizongeye kugwagaza umutima zarabonetse haleluya nubwo ugambanirwa y'uwishe rwawe iby'Imana yagwishe nta yandi marira nta wundi mubabaro nta kandi gahinda kuko indogoro zawe zarabonetse yewe baba we amena haleluya nta yandi marira kuko iby'indogobe zawe zari ziguhagaritse umutima indogobe zawe zishobora kuba ari icyo wanyaze turumvikana zishobora kuba icyo satani yishe zishobora kuba ari icyo yashe zishobora kuba ari icyo haleluya ariko izo nazo ntiziguhagarika umutima kuko zamaze kuboneka ahubwo hari ibyiza wari ubikiwe utari uzi n'ibyo Imana ikumenyesheje kandi n'ibyo kugusohora Yesu ashimwe ukunda no kuvuga guswa sibwa kuvuga guswa ko ari kwa kundi kugira amagambo oya ahubwo ni kwa kundi ushobora kumva yenda ukavuga ukavuga amagambo cyangwa se ukumva amagambo ari basohoka utazi n'ahavuye urumva hari icyo ugezeho Ndumva narabizi. waba ubizi Njyewe hari ibyo nzi hari n'ibyo ntazi. turavuga ibyo uzi rero ibyo utazi nawe ntabwo tuvuga Yesu nashimwe uranyumva Ndakumva. ikindi cya kabiri Imana yanyeretse hari imiti y'abapfumu nabivuga n'igihe Yesu nashimwe n'ibyo bipfumu nta tuzi cyangwa wabizi Icyo bapfumu nigeze kuyifata nyine nari ndwaye cyane abapfumu barambura. warabashimye barabikijije Ni ukuvuga ngo nari nagiye mu Mutara bameza akaguru bararambuka noneho bamaze kwidoga akaguru karabyimba karatukura kamaze gutukura ajya kwivuza ahantu bahaye imiti baranandasanga. irihe imiti Yararangiye nyine naravuga yakurangiriye narakiza akaguru kahise gakiza. ubu nta kibazo cy'akaguru ufite Nta kibazo mfite. nanjye sinakugarurize ikibazo cy'imiti y'abapfumu niyo tuba tuvuganaho amena Yesu nashimwe Uko natekereje nanone natekereje narwaje umwana ntekereza kuzajya mu bapfumu kuvuga ngo bantu imiti y'umwana wanjye. uzajyayo ryari Nari navuze ko nzajyayo ariko nyuma yabwo nza kwibuka ibyo Imana yankoreye mpita byanga ndavuga nti reka nzajye gusenga ibyo ni iby'abadayimoni mpamagara Imana izamukiza arwaye iki ni ukuvuga ngo bamuroze kunywa inzoga ntabwo ava mu nzoga iyo yakoraga yaradekoraga none imyenda y'abakiriya ikaza igahera aho ngaho ntayikore ahubwo akirirwa agenda akabyuka agenda akagenda akirirwa Yesu nashimwe abana bakicwa n'inzara kandi yabonye amafaranga yose bamutesha abadayimoni b'uruzerero kwangara n'abadayimoni bo kwangara yihuta bamuteje abasimu bo kwangara ariko nawe bakuri nanjye ntabwo njya nangara yose uvuga bo kwangara abasazi bose ni abangara abasimu bose ntabwo ari niba abangara nabandwanya kujya gusenga iyo ngiye mu nzu y'Imana ni abakurwanya kujya gusenga uyu munsi turabirukana uzajya ubura uzabusenga yewe nkunda gusenga ariko abadayimoni bakambuza gusenga ubu noneho tugiye kuba tsinda tubiruka mu izina rye uzajya uhora usa sibyo ariko ukagusengera abadayimoni bakuve uzajya uhora mu nzu y'Imana sibyo Mana mu izina rya Yesu nirukanye imbaraga zose zagendaga kuri uyu mumama abasimu n'abadayimoni bose bamukoreragaho imyuka yose y'abarara imyuka yose y'abacwezi imyuka yose y'anyabiri imyuka yose y'ibite imyuka yose y'amahe ibyo mu bapfumu ibyo mu barozi ibyo mu myuka mibi yose yagiyemo ibyo yariye ibyo yanyoye ibyo bamurasanze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti
sikara babashka ninizi wayazimbe imbaraga z'umwijima mwese ndabirukanye ndabasohoye imbaraga z'abarangi imbaraga z'abacwezi imbaraga za nyabingi imbaraga z'ibitega imbaraga z'amahembe mwese bakubise hasi umuriro w'ijuru batwike imbaraga z'ijuru zibirukane mu izina rya Yesu mumuveho mumurekure mwamucaga intege mwamubuzaga kuza mbere y'Imana mwebwe mwamutwazaga igitugu mwese ndabananije ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana ibohora bohora umubiri n'umutima ubohora ibyo yariye ubohora ibyo yanyoye ibyo yagiye muri byatambutse ibyo yamuteye ibyamushugunyeho urakoze ko bikoze mu izina rya Yesu amen. Yesu nashimwe. Mama nawe wowe w'inzobe wambaye ibintu uzayirabo w'imbere yawe wambaye ikanzu abasima batari mu bice mu gatuza kawe uhora ubabara mu gatuza ikindi cya kabiri wakwesa umwuka ikindi cya gatatu iyo uryamye ubyuka wabize ibyuya utazi impamvu siko bimera ikindi cya gatatu iyo ubyutse ubyuka wasibye amatwi kumva neza wumva ukavuga icyagiye ugashaka bibaho cyane icyo nagira na ibyo nandi n'ibindi nagira mu bwira mugatuza mu bameze gute ubu harakize urumva biri kugenda neza ariko ntibiragenda neza ariko tutwahabona Imana hatweretse urumva ikindi cya gatatu cyangwa se cya kane kuganiriza kuri kimwe ndabirenze amenya hari amarira n'agahinda aranze ubuzima bwawe ururabyo umubabaro w'inda waranze ubuzima bwawe usigara babashika mu mando ukugezana ugukomeretsa ku mutima amenya ariko iki cyari igihe cyo kugira ngo uruhu ariko none satani wegeye kukwagukira kugira ngo usubire ahantu ururabyo niyo mpamvu muri iki gihe ibintu byawe byose usigara uvuga ngo ariko se Mana ibisigaye mpora nabyo ni ibiki ndababara cyane numva nanjye ariko numva gutekereza yuko ibintu byaba atari byo nari nabikoze nagiye mu cyumba ndasenga nari nagize ikibazo wikivuga urumva ageza nawo agira ikibazo umutima ujya kure umutekereje no kwiyahura ikubabarira none dore n'Imana ibivuzeho birakubwira urumva atari Imana y'umuhanga se ubu kandi ikubabarire gutekereza kwiyahura mu izina kubera umubabaro w'umutima ariko uyu munsi Imana igiye guhindura amateka amena. Mana katika jina la Yesu Kristo nazatesengeye uyu mumama imbaraga zose zamurwanya imbaraga zamwiga imbaraga zamutera imbaraga zamugenda gazatuma agera no mu rwego rwo kwiyahura wasimura abatarimu mu izina rya Yesu wamutesi umubabaro kumwibye bamunyaze ndawirukanye ku buzima bwe imyuka yose ndayirukanye mamagaye ubutabazi bwawe kuri we mamagaye kugira neza kwawe kuri we mamagaye ibintu n'ibitangaza byawe kuri we mugirire neza uhindura amateka ibyamuteraga kwamara akagera kuri umucirizi umufungura imiryango umwibuke kandi umurengere umugire neza umuhe ibisubizo urakoze kuko uri Imana itabara sengera mu gatuza ke Mana kora imirimo n'ibitangaza imbaraga zose zicaye ibitero byose na dayimoni ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
uriya mutwe kwe ni gukora gusengeye wa mutwe si ukwe muzima abasimura abategura bamugende ngo ndanije mu izina rya Yesu bakoze kuri koze mu izina rya Yesu amen reka Imana tubazakira nanjye baramutse biganza mu izina rya Yesu nawe manu biganza byo barambikeho wirukane buri burwayi bwose uteje agaciro buri mbaraga yose akora ku buzima bwabo y'uburwayi urakoze kubahoboye urakoze kubakije urakoze kubazaga kubagushima bavuga muri bitangaza bakoreye urakoze tugomba bashyi tugushima mu izina rya Yesu wacu amen abantu bafite ibibazo nabo turashaka kubasengera uretse agazano dore nuko afite imyifuzo afite ntabwo afite ibyerekezo afite ibibazo ariko mana bose ko bagira kuko hari mbere y'ubwiza bwe gashabye gatugana waje mbere bataho uko yaje n'abasengeye ubasha n'ubutwaro wa mana bagaritse imbaraga zose zabarwanya bagaritse imbaraga zose zabayiga bagaritse imbaraga z'ibibazo bagaritse imbaraga z'ibigeragezo bagaritse imbaraga z'intambara binyuranye uri Imana igira neza batabara barengere urebe mu mitima yabo buri wese ko kwifuza ubare kumutabara buri wese ko yabwima mutabare uhere ku cyifuzo cya mbere ngere ku cyanyuma ubagirire neza abashaka ibisubizo basubize abashaka ubutabazi batabare abari mu ntambara barwanirire uca inzira aho zitari utanga utuzi abashaka gushyingirwa no gushaka ubashingire kandi ububakire abafite inzara n'inyota mu izina rya Yesu Kristo yagukiranuka abo nabo yibahe abafite inzara yo mu buryo bwo mubiri nabo bagaburire abambaye ubusa bamara imbeho abashomeri w'akazi buri wese mana abanyamadeni ubishyurire uca inzira aho zitari ubarwanirire mana mu buryo bwose kugira ngo bazagaruke bamushima bavuga imibone bitangaza bakoreye nirukanye abasimu n'abadayimoni b'inyenzi ku buzima bwabo nirukanye abasimu n'abadayimoni b'ibibazo ab'ibigeragezo ab'intambara ndakugize mu baciri nabo bazo n'ibyo bageragezo bazagaruke bamushima bavuga imibone bitangaza bakoreye urakoze kubikoze tugumbashe mu izina ryacu akira gutabarwa mu izina Imana ibagirire neza Yesu nashimwe amen haleluya sigaje tuntu tubiri nk'icara Yesu nashimwe nimugure muratabara kandi muzanga kamushima bose n'abandi bari mu kwa gatanu bakize n'abantu bari banyura kwa gatanu barurwaye haguruka twumve ntabwo twumve barakize byararangiye cyumweru abo kuwa gatanu kugera ku cyumweru ntibagaruka bagenda basimbura ariko turashima Imana ko uri aho uhari yarakize nawe ari ku cyumweru rero nawe uzagaruka ushima Imana ko wakize kandi uzagaruka ushima Imana nubwo ibintu bitangaza Imana izaba yagukoreye Yesu nashimwe turashima Imana rero ko twigeze kwitakisha amafaranga yo kugura mixeri si byose hari abayatanze n'abatanayatanze ariko turashima Imana yuko icyifuzo twari dufite cya mixeri cyarashubijwe cyane nshya nziza murayibona ubu nta kibazo cyayo tugifite Yesu nashimwe amen murumve ko n'amajwi yahindutse kugira ngo uyu munsi habaye ikibazo cy'abayobozi ba mikorofone n'ubwo neza ntabwo turayimenyera mbere cyazo kuba cyari kuyiga neza mwabyumvise ikibazo noneho dufite nyine ngo ntibarayimenyera ubushobozi bwayo ntibarabumenyera baramenyera akandi gatoya umunsi kwa gatanu twarayicometse ariya amasinga yose arashya kubera imbaraga zayo turakongera kugura ayandi amen Yesu nashimwe nimuzamure icyo mushime Imana ko yatubaye igura ariko ntibayatanga ni umuhigo mwahise mushake muzayazane mu buhigure kuko azaba urubanza n'imbere y'Imana izababwira ngo amafaranga ni muyatanga isaha yanjye tugwe na stabilizateri ayazabura stabilizateri n'ibindi bikenewe si byose biracyakenewe ni byinshi amena kandi Imana yacu icyubahiro muranezerewe ko yabonetse Imana yishimwe ntacyo izatwira rero ikindi cya gatatu amambe cya kabiri navuze ko ndavuga tubiri hanyuma nicare turashaka niba ari abantu umwuka yemereye kuza mu itorero Siyoni tubakire
Nsigaje iminota 2 gusa nkaba mvuye hano. Ashaka ko tubakira muri Torosiyoni. Irabyongeye yamani irabyongeye yongeye kubemeza kuko yemeje Aburahamu na Sara. Irabyongeye yamani irabyongeye yongeye ku Amena. Irabyongeye Imana irabyongeye kubyemeza nkuko yemeje na Sara. Irabyongeye mukomeze munsi. Mukomeze munsi. Umuntu wese wumva umwuka yamwemeje ko yibera uw'isi nawe umuntu awureswa amarira agatuma ubaba. Yesu nashimwe. Niba nta bandi basigaye reka twakira abagabo kuko ntabwo twe duhamagara, Uwiteka ni wahamagara. Amena. Yesu nashimwe. Murabona abantu atari beza? Ni iteraniro ryuzuye. Amena. Kandi tugiye kuzatugira amateraniro 2 ku cyumweru. Yakobo nta kibazo. Iryo tangazo muri menye kwera kuri makuru. Haleluya. Pastor Sofia ariko nategura. Yarasanzwe asengera no bare tarakirwa. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Imana François asengera muri Gosheni Gitarama ariko yifuza guterana nawe. Amen. Nawe yitwa François asengeraga muri Gosheni Gitarama ariko umunsi umukamemeje ko agomba kuba Siyoni. Aba bose rero babaye ab'Isiyoni. Hari umuntu twamamaye Siyoni ugakora imirimo muri Siyoni kuko niho Imana ibohereje kandi ikazabahembera. Sibyo? Nimukora ibinyuranye n'ibyo rero muzamunyuranyije n'ubushake bw'Imana. Kandi nyuranyije n'ubushake bw'Imana agira gute? Arahanwa. Ntabwo ageze amano n'Imana izamwana. Imana ibahugisha. Aba bantu muremera ko tubakira. Mwamirisha ibiganza. Maguruka tubakire rero no mugire. 1 2 3 Imana ibahugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunze. Amen. Imana ibahugisha. Niturangiza muze kuza tubona nariya muri biri wanyu. Neza. Amen. Twabakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Rero Imana ibagirire neza, mutangira kwitegure kujya ku misho Uwiteka yabahishiye kandi zigiye kuza zose twanditsemo na kimwe kuko yabiteguriye. Haleluya. Kuva kera ariko iki ni igihe cy'uko kisohoye cyo kugira ngo ibyo abahishiye igihe cyabyo cyageze mu bibego mu izina. Nimwakire umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Nanone dukome amashyi kandi tuyakomera umushumba wacu nanone nawe mwiza wakoze. Turamutunga ibiganza tumusabire imigisha Imana muri iki migisha, imbaraga, amavuta no kwaguka mu izina rya Yesu. Rero nyemera ubwire umuntu wajyanye mu rwego uyu munsi ndatangira kujya ku ruhisho. Umunsi watangira kujya ku ruhisho. Ubundi yavanga umushyitsi ajya arisha imbuto ariko uyu munsi itereye Imana
imana turatangira kuvuga ku mbuto nawe imana ibere yahishe ibyo uyu munsi turajya gufata yesu ashimwe cyane kandi bibere ko ngo uriya munyagikari weragiye ngo aterure ukuguru yesu ashimwe yateruye iki yateruye ukuguru ndetse ngo n'ibyako byose imana nikuzanira ibyawe ibizanira ibyawe byose imana nizana amafaranga iyazanira ibyayo byose imana nizana inzu iyizanira ibyayo byose imana nizana akazi kazanira ibyako byose yesu ashimwe cyane yesu ashimwe yenda afashijwe cyane pe kandi mwumugisha umushumba wacu ntabwo mbere yesu uri mwiza biranangaje ko babuze abantu bari banumva batatana kandi kuwa gatanu twe dufite abantu bangana nk'aba ndebe hari abantu bangana nk'aba ariko ni nabyo n'abavugabutumwa abari bahari ni bano babyeyi babiri bonyine bari abagabo numva nabo ni bashya gusa wa mugani yesu ashimwe wa gatanu rero twigomba gusenga imana tugira ibihe byiza cyane cyane twongere ngo cyane dutangira saa 3 tugasoza saa 10 zuzuye ku cyumweru dutangira saa 3 tugasoza saa 7 bibutse ko umushumba yababwiye ku cyumweru gitaha uretse kigiye kuzamo kuri 23 tuzagira amateraniro abiri ni nabwo tuzaba dufunguye kujya dutangira duterana amateraniro abiri twega mbere turayazi turamenyereye si ibishya muri Siyoni barateranaga n'ubundi abiri ya mu gitondo irya nimugoroba rero umunsi wo gutangira ayo materaniro abiri tuzagira konseri cyangwa igiterane ntitwakomeye imana menshi cyane ndababwiza ukuri babana nabonye buri mwanya wisohoka wigendeje uzajya usohoka ahita yica undi kandi nahica ntabwo uzagaruka ngo bavuge ngo nahaguruka wica bivuga ngo gusohoka birabujijwe hano hazaba huzuye birenze kuzuye twatumiye amakorali yesu ashimwe hari korali yitwa Tumaini abantu bayizi arabayizi ariko abantu muri Siyoni ngira ngo bakaye bayizi Tumaini barayibuka bamwe bo muri Siyoni sauti ya Tumaini sigaye yitwa Light Choir sauti ya ministeri ubu sigaye yitwa Light Choir Light abyumvisha yahinduye izina ngo sigaye yitwa Light Choir rero ku cyumweru icyo gihe kuri 23 izaba ibaye ahangaha yesu ashimwe cyane turi no kubabwira binashobotse bashaka kuzaterana natwe n'iterano rya mbere mwabyumvishe bazatangirana natwe uwo munsi kandi dufite korali yitwa Elohim Choir ni korali yo muri Methodiste bana bazi kubyinira imana umuntu ushaka kubyina igisirimba ushaka kubyinana n'abanyamurenge muze kuko ari icyabo ariko natwe ni icyacu mu izina rya Yesu Kristo rero bizaba bishyushye turamya imana duhimbaza imana tuzaba turi kumwe kandi n'abahanzi tuba turi kumwe n'umuhanzi ukomeye uwo bita Jean Baptiste Papa Olingo azaririmba indirimbo irenze imwe nta kumubarira bimwe cyangwa ebyiri none nimba ari alubumu yose ya 50 afite ariko tuzi ko azaba habaye yesu ashimwe cyane rero urarike nanjye nararika ariko nzi ko hano abazimu bazashya bazakongoka turashaka gufatanya imirambo tukayifata neza miduha no twagera tukayizingazinga neza umva zambaraga zose yesu ashimwe urarike nanjye ndarike yesu ashimwe twari turi kuvuga ngo tuzatumira ababyinnyi bigenda kuza kudususuruta turi hakurya harimo abakozi b'imana harimo umuhungu batijwe uyu munsi hakabamo
n'uriya muvandimwe bafite hari n'abashiki babo nabo basengera hano n'ubundi twe twavuze ko nabo babonetse bazaba bahari babyinira Imana ariko indirimbo za Kinyarwanda babyina mu itorero ry'igihugu babyina mu rukerereza. Yesu ashimwe. Twe twabasabye ko nabo babonetse baza bakadufasha rwose muri uwo munsi kizaba arimo kurocinga itorero Siyoni hano kuri uwo musozi, kandi turabyizeye bazaboneka mu izina rya Yesu Kristo. Teofisi ko biri aha dukomere Imana amashyi menshi cyane, bose bazaboneka babyinira Imana. Nubwo tuzagira ibihe byiza, tuzatangira saa munani gusoza ko ni umwuka we twatubwira ngo bari mutanye. Ndabasezereye. Yesu ashimwe cyane. Ariko numva ari rero twiyusa andi matangazo, amatangazo arangiye abayuda babandi abayuda apana n'ibita abayuda atari abayuda bose basigare gatoya bavugane. Utanze itangazo ni umuyuda mukuru ariwe Mama Karindi. Irindi tangazo nanone mu rwego rwo gukumira akavuyo no gushishikariza buri wese guhagarara mu muhamagaro we neza adateza akavuyo bagenzi be. Nta muntu wemerewe kujya mu byuma kubicomeka cyangwa kubikinisha no kubiseriva. Abakeneye kubikoresha barabisaba bakabyigishwa. Babyumvishe kugira ngo ejo tutazacomeka iriya migiseri ikabira hiye kandi muzi uburyo yabonetse. Imana tuzikonje mugondoza Imana bari munsi kure munsi Imana yatuye ko tumenye iki siko bimeze. Murakoze cyane. Irindi tangazo nanone abadirijante bakuru n'ababungirije basoje amaterano basoje baze guhita begera hariya ku byuma bavugane n'ubatumije ni perezida mpuzamakorali. Irindi tangazo kandi tuributsa korali zitaratanga umusanzu mpuzamakorali ko umunsi wo reka yenda yunganire mwarimu imiryango ikintu mwaba kugira tubibabwire yenda nabase ko umuryango nimamenye isobanuro cyane. Imiryango mpamvu tubashyira mu miryango, umuryango nyine ni nk'uko uba mu muryango w'iwanyu kwa so na nyoko, sibyo? Ni ukuvuga ngo ikintu imiryango imara ni ukugira ngo tumenyane kandi dufashanye. Mu rwego rwo gufashanya hari mu byiza no mu bibi, turumvikana. Impamvu yatumye tubashyira mu miryango abantu kugira ngo mujye mu miryango, hari umuntu wigeze kutubwira yapfuye tukirara hakurya, noneho turabaza ngo se bakatubwira ngo ni umukristo wacu, natwe tuvuga ngo ntabwo tumuzi kandi nta kimenyetso cyagaragazaga ko ari uwacu, si byose nubwo atari ikibazo. Mwibuke ko ari ibyiza n'ibibi no gushyingira. Nta mukobwa dushobora gushyingira atavuye mu muryango, nta musore dushobora gushyingira atavuye mu muryango. Kubera iki? Kuko ya miryango niho abantu bagenda bamenyanira, noneho kugira ngo tumenye abantu mu buryo bworoshye. Ikindi cya kabiri, ejo bundi tuzagira za kompasiyo, inkunga ziza gufasha. Kompasiyo murazizi? Urumve rero kugira ngo abana bazafashwe cyangwa se bagirirwe ikindi gikorwa bakorerwa cyangwa nawe ubwawe, hari imiryango myinshi izakwana n'itorero Siyoni kugira ngo ubashe kwibamo bambe ibashe kuba yagufata cyangwa yakugeraho. Ni uko tuzatukuzi mu muryango runaka, sibyo bene data? Nta kindi imiryango imaze n'icyo ngicyo. Noneho waba wanarwaye wa muryango uko ari mutoya bahita bamenya ko wagize ikibazo. Waba utaje gusenga bagahita bakubaza ngo se byategeze gute, noneho bikamenyekana vuba. Hari na sosiyali, departement ya sosiyali mu itorero, iyo imenya ubuzima bw'itorero ryose muri rusange. Tuvuga ngo rero niba umuntu yarwaye cyangwa yagize ikibazo, wa mukuru w'umuryango aza yegere sosiyali wo mu itorero avuga ati hari umukristo wacu ufite ikibazo,
natwe noneho tumenye mu itorero kuba byoroshye tubashe kuba twamugeraho cyangwa kuba twakemura icyo kibazo byoroshye. Murumva atari ibintu byiza? Murumva atari byiza? Ni ikintu byagamije nta kindi. Mukamenyana muri abantu 10 cyangwa 15 cyangwa 20, biroroshye kugira ngo itorero rigana gutya by'abantu magana ngana. Sibyo byiza? N'ikibazo cyawe cyumvikana vuba gusumba uko cyawe kigaragariza no mu itorero. Amen. Hari abazashyingirwa ejo bundi. None se abashyingirwa urumva bitoroshye kugira tubamenye banyuze mu muryango. Tubashyigikire. Umuryango witweretse ku yindi miryango. Ariko uvuze buri muzana igiseke twerere ruri yabona nk'ibihumbi 2 cyangwa 5. Ariko binyura mu muryango bizoroha. Kuko nawe ejo muryango tuzawufasha buriya tugufasha natugufasha. Murumva atari byiza? Hari abantu batajya mu miryango. Muzamure ibiganza turebe. Bangahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ko ari benshi. Ni benshi. Muhaguruke turebe. Betse kwicara. Abakuru b'imiryango hano ni bande? Muhaguruke abakuru b'imiryango. Abakuru b'imiryango muze muhagarara turashaka kugira